yo what's popping my people it's showboy cyangwa Mr Focus nkuko mumaze kubimenyera ni kuri ya TV ikomeza gucaho umunsi kundi yitwa The Focus Team mu Rwanda nibo bantu bikomeza kunyuraho buri munsi dukomeza tubaye ibintu bya buri munsi byiza bimeze neza rero uyu munsi no twigira ahantu twagiye hosting umuntu urenze wa danje man dufite umutumirwa urenze ararenze man nyine ari gukora ibintu nyine ubundi utarabona ibintu bye ubundi reka banza kwibwira no unamumenye ngo ninde what's up bro what's up ngandi kumwe nande muri kumwe na Gatsimba comedy man nyine ari abantu batakuzi urumva wewe bibwire muri make babwira ati nje nitwa kanaka man bandi hano uko ari n'abantu buri abo bamwe namwe bamaze kubona ibiboro byawe ako batazi ngo buri urakoze cyane kubw'ibyo mbashiro mba ahantu nje mba nibereye n'ahantu bita Ikanombe nje mba nibereye ahantu bita Ikanombe niho mba nibereye umuntu nshaka niho yansanga nabundi ku mbuga nkoranyambaga ni Gatsimba comedy kuri YouTube ni Evariste Gatsimba ndakeka ari ibyo ngibyo kabisa ubwo ni Gatsimba comedy kuri Instagram na TikTok kuri Instagram ni Gatsimba no kuri TikTok ni Gatsimba kuri YouTube ni Evariste Gatsimba okay none murabyumva rero turi kumwe n'umujeni man umujeni mwiza uri kuzamuka neza uri gutanga ikizere cyejo azaza kwa content ku bantu mukiri inyuma mwese man nyine uyu n'umuntu mwafatiraho urugero ari gukora ibintu bimeze neza man ari gukundwa n'abanyarwanda nyine muri rusange sibyo rero ahangaha turi mu kiganiro nakubaza ngo urugendo rwa Gatsimba comedy ni ibintu byajute ni ibintu byaje gute urakoze ukuntu byatangiye nayo nibereye mu rugo nyine nje na Grafre twibereye kuri TikTok turimo turascrolling tubona hari umujene aravuga ati wa muntu we niba uzi yuko udafite imbuga nkoranyambaga ati sinzi ibintu urimo natwe tatiyatse ndi kwera iki ku mugani twebwe tutafungura gacana turabitekereza taje tubura n'izina ryo kwitwa nyine nje nkiraho ngo mugishe zake nk'ibisanzwe n'undi nkuko nitwa tubura na content yo gukora Grafre yararanyosha ngo dukore ngo twambaye amajipo bose tutarakomeza icyo gihe muvuga ati mugiye gufungura imbuga idea baje mwavuze ati wenda mugiye gukora content yo kuri ibintu bya comedy cyangwa mugiye gukora ku bindi bintu twebwe twavuze ko tugiye gukora comedy ubuntu ibintu nyine bisekeje ibintu bisekeje biraho kwambara amajipo ibintu biraho nyine nje nambaraga ijipo ni suti ya man nuko nambaraga ijipo ngashyiramo nyine n'utuntu kugira nyine bigaragare nk'amabere man ni ibyo nakoraga ariko nyine bigenda nyine uruko nyine ugenda utinda mu kintu nuko ugenda usana ideas nyinshi nyine kandi ukagenda utinyuka n'ibyo bintu ukajyana n'ibitekerezo biri bihambaye kabisa none mu rugendo rwawe ubu ngubu kuri platform za turi kubonaho Gatsimba comedy wenyine just mbese Grafre yasa bivamo cyangwa wenda mwamaze kubaka brand nyine abona biri kuza n'icyo bati komeza wo okay Grafre nyine hari utundi tunakora nawe nawe nyine ni umunyamakuru man ni umunyamakuru akora utuntu tw'utuganiro kuri YouTube ngo yitwa Mine Plus TV ni umunyamakuru nyine nibyo yiga yarabigerageza kabisa kuko ngiye nagiye muri comedy wa itajya mu binyamakuru none hagati aho mutazana kugira ngo mani no Gatsimba mutaza kujyaho ni ibintu nyine twaje kubabeshya n'ibiki Gatsimba ku bantu mutabizi man yaranize byatari je narize man barabizi buranga abantu bakunda kunkurikirana bazi yuko ngiye ndi umuyehova bazi ko dumuyehova kwa kukuntu nkunda gutanga udutabo umuntu ubwo namwe muravana mbahaye agatabo natwe dudutaho ni ukuri kandi udutabo nje narize ntabwo watanga udutabo utarize ahubwo ndi ku bantu badukurikiye babere bagiye kujya basoma udutabo ugiye kubabera umusomyi aho ari hose nge nzamuzanira agatabo okay none Gatsimba ubwo ngubu urumva mwatamwe igitekerezo kuntu cyaje birumvikana we na Grafre mu planning y'icyo gitekerezo gutyo urumva none uburyo aho bigeze ubu ngubu Gatsimba ni umuntu umaze kugira izina rizwi n'abantu batari bakeya sibyo mu kumenyekana kwawe nyine nka Gatsimba ni ibintu nyine ufata gute we expectinga gute uvuga ati wenda bintu bimanaginga gutya hari abantu bamwe baba baguhamagara baba fans bawe bakwa appreciating bavuga ati ibintu ukora ni sawa cyane urumva n'abacanege nibabura baza bari comment bashyira ibintu byo guca intege cyane ni ibintu nyine umanaginga gute ni ibintu ufata gute Imana nyine ngiye biranangora cyane noneho kuri ngiye ndi n'umunyeshuri birangora kwandika ibintu ndi bukine nazanga niga urumva nyine birangora cyane noneho hakajyana abantu bamamagana ngo Gatsimba ngo wengi nahango arabafashe ngo wengu uzaze ngo dusure ukajya usanga umuntu yegereye za Goma arimo aramamagana ngo uzaze ngo dusure ngo bucya ngo wengu waragafashe ngo wengu warakize nibaza ubukene ndiho ngo wengu man ngo wengu warakize ngo watagiye ngo kuyoranga amafaranga shimana nyine ngiye manyire bikagerageza ahantu bikambangamira rimwe na rimwe n'iki ariko nyine ubu ngubu nyine man sigiye mbifininga kabisa kandi nyine man n'ibintu nkora nje ndanabikunda man ndabikunda je bundi comedy nje nziyumvamo man nakera nje nakundaga gusitsa abantu ariko nyine ubu ngubu nyine nsigaye nziyumvamo kabisa kimba numva
intego zanjye ni ukuzajya ngiye muri Genizi nkabasetsa nzabasetsa barwara amashyamba. ubu noneho uri kumva uri ready uri prod ibintu byo ku buryo wajya muri Genesis bakubita stage. Ikibazo ni igihe nk'ubu wahitamo amagara nabasetsa ngiye mana yanjye we man iyi boro umuntu wese uribone ino boro agomba gutaginga Merisura muri Genesis vuba mana yanjye nagerageze se man buriya nyine ntago wabyumva ariko nyine man nje nabikora man. Nese Gatsimba ahangaha ko turi kuri TV turi kuri twaje ngo twereke abanyarwanda hari abakuzi ariko ubu n'abacu bagiye kumenya sibyo urumva bikubye nta kuntu wafata nk'umuntu umwe ugasetsa abantu basi ushaka guseka ushaka kuvuga utuntu basi nk'umuntu umwe ukadusetsa. Rero dore ku staff zimeze urumva ngiye nyine ngiye ndabitegura man ndicara ngiye nkandika titire nkandika ibintu ngomba kuvugaho urumva nkategura ibintu bigomba kugenda gutya ibintu nkabishyira ku murongo ngiye ndategura man ntago ngiye mubuka ngo pfe kuvuga man nyine ngiye ndandika man ikireka wenda bambye ati gutya wowe nyine twaye igihe kiniki uzaza usetsa abantu gutya na gutya. Nyine urumva kenshi iyo wandika kubera ko uduscript tumwe na tumwe ugenda udufata ari nka script wenda wanditse urumva ariko kubrovate no script narayanditse wakoze ukabona abantu bagakunze urumva. Hari akantu nakoze urumva ko umusirikare iyo umusirikare agiye muri restaurant ukuntu nyine agenda ameze araza urumva ubwo nyine wenza nkubwira nsubiza sibyo mwiriwe neza ahangaha hejuru ko mbonye handitse restaurant mucuruza ibintu byo kurya mucuruza ibintu byo kurya nibyo ducuruza mucuruza inyama z'abasirikare ducuruza inyama zisanzwe mucuruza inyama zisanzwe kuri restaurant yanyu numva iri hasi iciriritse oya irimo inyama ntabwo iciriritse irimo inyama none se mucuruza isosi imitanga isosi imitanga iyo ntabwo tuyiteka kuri kunsekera ntago ngiye nkunda abasivile bansekera ntago twebwe dukunda abasivile badusekera muri restaurant yacu dusekera abakiriya oya twebwe abasirikare tuba twararakaye none se ariko ntabwo ngiye nkunda kuvugana n'abasivile none se reka nkorohereze hano mucuruza ubukurugutwa bw'ingona ubukurugutwa bw'ingona dufitemo inyama nziza harimo inyama nziza z'inka uko muri kundakaza se uzi ko nshobora kuzana grenade restaurant yanyu nkatanyisenya warubizi nshobora kuzana grenade iyi restaurant yanyu nkatanyisenya oya waba ugiye kubangama oya nese mwebwe kubera iki ibintu abasirikare tujyamo mutabifite no restaurant yakira abanyarwanda abaturage basanzwe nagari abasirikare none se reka mborohereze ko ninsanga mutagafite nje sinzi ikintu muri bumbwire none se mufitemo agasosi k'imibiriza agasosi nyine gasanzwe koroheje gatoto bigiye kuzamo amahane twatumize iyo mibirizi tukakagukorera oya iyi restaurant yanyu iri hasi cyane nabafitse rwose iyi restaurant yanyu nabafitse twebwe harimo ibiryo bisanzwe by'abaturage basanzwe nese bigenze gute okay nari reka dukora kandi sibyo reka dukore iyo umusirikare agiye gutereta sibyo mwiriwe neza nagukunze ukimbona sisi nkunda nagukunze buriya nyine nakurebaga nkabona nagukunze ariko bwa mbere umbonye hari ikintu nagukundiye ni igiki uteye neza nka pistole umutoma ko ari bwa mbere tumvye twe naho tubimenyera ibyo by'imbunda twebwe niko abasirikare dutera imitoma ni kuko ku basivile twe biradukanga birabakanga noneho hari kandi kantu nagukundiye na gake uvuga neza nka machine gun iri kurasa none izo mbunda urimo kuvuga ni n'ubwa mbere tuba turi kuzumva ndashaka kuzagusohoka niga ko ukajya kwiga kurasa izi mbaraga mfite zarasa warasa ngiye nkagusohokana no muri piscine irimo ingona nkayogamo zahita zinjya pe ngize ubwoba ndiko tutakundana ngiye nagukunze ntabwo twakundana mba ngize ubwoba pe kandi kantu nagukundiye kadateye ubwoba ufite akabuno nakunze kameze neza kameze neza nagukunze ngiye cyane we wankunze si cyane ntago wankunze twebwe turanarwana nyine urumva waza uvuga ibintu biteye ubwoba nyine njye nagize ubwoba ntabwo twakundana ntabwo byakunda uranyanze kumva bitakunda uteye ubwoba ntari wanze umusirikare se ubundi twebwe ntabwo dukunda guteretana n'abasivile nuko nyine nari nciyeho gutya gusa nko kugira ngo ndebe ukuntu umera we civilian utaniyemera wowe uri hasi uri gafifi